mugabo papa muki wamukuraho kava mu nzira uko amenye ko ari amafaranga ye adahari gusa nanone aba bana nabarera njyenyine nabishobora no kumaza nabishobora ariko Mayiko ngiye kumupatanisha akureho gasiha kagende kibagirana nuko ubundi ntabwo yambana ku isi. Beti uraho neza amakuru yawe se kwabuze byagenze ndahari rero twamaze iminsi nanjye mpugiye mu kazi mu rugo biteze shase bite byahesha kuriza yarwaye yabaye nk'umusazi yarwaye iki byahehe se shaho kara abahungu bamuriye amafaranga none akaba yarabaye nk'umusazi amafaranga je shaba muri amafaranga none yararwaye yabaye nk'umusazi neza Sasa no kuna mugabo yitonda siko nvura afite umugabo witonda yaritonda se cha uburiya naramugerageje ngo turyamana nanga nasuga rugamije afasha buriya mugabo mwana afite kaje reka ashaka ko yitonda aritonda byata naramugerageje mugana mu cyumba muramyenda yose aranga neza arabyanga yagira ikintu akora reka aritonda pe aritonda byahatari Nana si murumuna wawe se uyu ni murumuna wanjye yitwa Biju yiga hanze yarari muri vacances yari yaje kudusura twarimo dutembera muri quartier okay nanjye nitwa Betty rero bize ngarabe murango rageze ku buce ariko uyu munsi wa none hari ingamba nafashe no kubashize tuhura naye ntabwo uzazongera inama cyo kuri umugambi ariko urabizi ko inama muhora kugira rwose ndarama ahubwo nukutumva wajyamo amatwi yawe yavuniyemo ibiti umva rero ngo mubwire hari igisupusupu urumva n'uyu munsi ndi kwirukankaho nakirangiwe n'umudamu ni murumuna we ariko ukibonye kiraka ariko se ntabwo bakuroze umva uri muzima ariko waramubeshye ngo yagufashe kungura nabikoze urugamije iki ashandi gutinda tuzabaganira ubutaha ubundi mo ndihuta nakererewe sawa Nabase ntabwo sara musikanone neza usiba muziki kugira ngo nibibazo mfite bizashira ngo nari byibihe byose nanjye nsigaye mbona bitoroshye kandi wasanga utabizi ko kuva muto maze iminsi apana kukwica ngo iki wasanga kandi utabizi ngo papa muke agira gute amaze iminsi apana kukwica nuko nawe rwose umenye wavange anyicirikiza uraseka kandi wasanga n'umuhoreza neza ukizaje impande zose ngumuhoro yazanye umuhoro wo kutwicisha uravugisha ukuri ubwo se ntabwo urabona ariko uzi n'ikindi ese nuko bimeze uzi n'ikindi ngiye kumutanga ariko buri wamutanga habigeze rero ntamwica akavaho aho kugira ngo ntange tekereza kizima ahubwo uribuka nayo ko yashatse yagufashe ku ngufu ariko urabyibuka ubundi se umuntu araramira iki ibyo ni byarangiye ahubwo ikiza ndabona ari uko twamuhunga tukigendera aho kugira ngo tubone amaraso twamuhunga tukigendera tukajya he twajya he kuzi ko niwaca ari ahantu hadashobotse bitakunda tujya kwangara se ntabwo byakunda
ariko uriya muryango byawo bimeze bite sinumva guriya ko hari murumuna w'umugore nzaba ndeba ibyo abari aha bambari asasha ni ko agaze bite ndaje ngena kugenda kumwana usigaye ubona ibintu bitubaho ahora n'iki mwana k'ibibazo ari byose tuburayo uzagenda kandi ngo bari baratwemereye igare se uracyaritegereje n'ushaka urihebe n'ubundi n'ejo bundi mama yikubise hasi ni ukubera iki se kubera ibiserero nyinshi mwana arahura ukagira ngo ni intare zihuriye mu ishyamba barakubitana barahura bagatongana barwana batikurana muhunga ntiwagira ngo ni intare ziba ziri gukomara umva ko wigenje ndaje ntereke ngiye kugutanga ku buryo n'utarari kuzimu ko ntari madamu mbere ugarara ugezeyo ngiye kugutanga mva ko wigenje wagira ngo none wasigaye yarariye amavubi Sherry zarakaje Meze bite? Ndani ya kajizi? zarakaje Yakoze cyane. ariko mbaragutekereje N'ubundi utaratana n'ubundi twahoze ntacyo dupfa. ngo gutomera sara ufite inyota Shanya inyota ndayifite. Ariko izuba kunumva gutomera nyine baguguze nagakaje numva utagashyize muri firigo kandi umuriro uhari. urumva ko adakonje sheri kuri utakonje nawe gutomera Bitewe n'igihe turimo turi mu mpeshyi izuba iki bakagumye wabakongera. ako sheri si ufite inyota Nyine inyota ndayifite ariko ntabwo gakonje kandi ntacyo kamarira nkurikije klima turimo rwose ahubwo genda urebe akantu nzanira kandi nkuzanira nzane ka kantu gahiye ubundi se n'ibifanta ntabyo nyine ntacyo sheri nta kibazo reka ntukanire genda uzane ka kandi gahiye nta kibazo umva sheri karame ese ubundi akantu ngo utumye ugira ngo aho kari nakabitse urahazi ntabwo nshaka bya bindi bisanzwe hariya inzana ka sheri oya tuza hari ako nazanye muri iyi minsi utarumenye reka njye kukizanira yego komanda yanjye kanye kukizanira bya bindi byari bisanzwe byihoreye ako nazanye ntabwo kaza kuri n'igice umutumirano ntabwo nzemera ko Ngarama arongora muri umuna wawe nubwo wanciza akibisaga by'iki byabaye bite koko Umva mubwize bizaba umva byo nyaho wereze kandi bizaguzicuza ntabwo nzicuza jewe ntabwo nzemera ko Ngarama arongora mushiki muri umuna wawe rwose nakwemera nkahagwa je ntabwo nzabimenya bizaba